birashoboka ko uyu nguyu yaba ari umukozi none kubera iki ngo iki kubera iki azuza teka ibizo kujya bimeze kakazi ntabwo sheri mbabarira ovarata kibaso nukuri ko Imana nyihanga sheri bako nawe okay nacho musigarane oya nokuri kandi so nino no kumufata no maso mureka gume mu kazi nokuri mureka gume mu kazi sheri hanze ariko nawe urambabaje mukurikire none haba umugore wa cyangwa ejo Sabe ufite n'ubugwayi muri wowe kuraja urambabaje ushaka nabi nuko ngo kubesha ugarureka Chantal yamba meze neza muvuye guhinga se yego twagize umunsi muremure ibyino se ndango ntazubonana n'undi nananiwe n'ukuri cyane ga hano ni ugushugurika kugira ngo turebe ko ubuzima bugenda neza ukuri naronse se bisanzwe tuzi ko jewe nza nyabona ku kwezi ugatahana se nta kintu oyega umuntu azayabona ku kwezi bakagufasha nyine mu buzima bwa buri munsi umeze gute wowe wiriwe ndaho ibicurane bwakize nagumye kumwe ya miti guma kundusha imbaraga gusa ariko ndaho ntacu nabaye kutishimye wariye ariko umeze neza ibyo inzu se umushutsi nari ijambo ry'Imana nari ijambo ry'Imana iri ngiri rirakenewe ijambo ry'Imana rirakenewe ariko kandi n'ibiryo birakenewe cyagenze gute ibyo kurya se uruja n'uruza nabonye muri iyi nzu nibwanyuga nabonye kana k'agakobwa kari muno uriya Chantal umukozi wacu ndango katashe nabonye yazanye akandi gato kumwambi nuvuga n'imbaraga ashise bari hehe abana banje bari sinzi nazo mbona twaza tuguma kukuyerera hanze none hari kutugugira ikinyamurenge cinshi sinduhega myumva uko bimeze meze gute wavuye kazi kare tinji unyine ndi kumwe na Muyomba hano wasa nk'utanarushye cyane ariko ibo munsi wabaye murebe gira n'icane na madamu uricara hano cyangwa gira hirya muse oyega ntawuza wicarana na Muyomba ni data wowe ivyo se gute Muyomba ni data wowe unicara iruhande naho ngaho nese shiri Muyomba yariye anyakorame nagira utuntu kugira maganya maganya ngo niba ari gusoma muri Yeremiya yariye se yariye Chantal amasaha atarayisha aya masaha bibaho se uyu ni umusaza shiri ni gute yabagejeje n'amasaha ataraje karaheruka se akirukanye mu gicuku ndango niho yazagahambiriza ngo kimuyo umukozi namwirukanye sobanurira neza numvaho neza ntabwo ndi kumva wirukanye umukozi kubera iyo mpamvu umukozi ukora akazi neza kuri ahubwo sinzi ibintu yaza mwaka yamwimye imbariki wagiye ureka ibintu by'ibigambo n'ibigati muze njyewe kandi umukristo umusaza ungana gutya ntabwo ariko ntabwo atazi hari amakuru amwe y'urugosheri hari amakuru y'urugosheri nasa numviriye abahaba sinzi ibyo yaza mwaka ngo nimbaga yabimye niyo reka mvugane n'uyu mugabo wananiye nzakugubanya muze nje ko ndagenda n'ubundi ko ndapfa wo kwihutisha igare ryanjye njyewe uretse impamvu tutararya umukozi ni mushya Chantal yagiye ni mushya nasize umukozi hano nta kindi kibazo nakubwira afatiro abana neza ntegera mwana habe no mushya bari kumwe mu gihumbu ubundi bwavuye n'imbaga baza ibintu bari kuvuga nibi muze ndakwiyamye rwose
muze cyo gabanya ibintu by'ibigambo kuva ryari wirukana oya kiwaza umwereka akazi siko wambwiye ngo ndinde kuramwereka akazi none se akazi naza mwereka nyine yaho hari ishingije hari akamweretse mu gihomba cyane akamweretse mu ubundi ibyo zose byaza bibera mu maso yawe wicaye hano byose ni nk'igihumbi gikonega naco ni nk'igihumbi wari wicaye hano ibyo zose biri kuba shari ntukajye wishingana nakoroheye sinkaza korohera ceceka twumvikana muze ntabwo kurantuka ngo ndagasaza iyi ni imfura abantu bose baramuzi uteranya n'umugore kubera iki uyu nguyu imyaka yaje kurantuka utandukanyije n'uyu mugore kuragira ngo ngana nawe mureke guterana amagambo tazavani mureke guterana amagambo ntumbonega gutya ngo ubwo mfite igitabo no kubiringita no kuzinga hakika no kuzinga musubisha muyo uyu ni umukwe wawe ntacyo yareka babwira undateke nanje nari umusore nkabashe undi nazanye reka teke mwaretse kundisha umutwe mwamba kuragira ngo sinari umusore sha ryari wewe wirukana umukozi ukinjiza undi wabaye ryari ako kazi wakipanze kuva ryari byabaye ngombwa sheri byabaye ngombwa kubera iyo mpamvu kubera ko naza numva mubwira ngo sina mwiza nimbaga abakozi muri mukure umukozi ntabwo ari mwiza umukozi ntabwo ari mwiza oya ikibazo nuko twatinze kurya kandi bovuga akateka ngahereka tworosha ibintu banza uhamagare uwo wundi wazanye noneho niki wagendeyo kugira ngo umukozi nimba ari ibintu umuntu wari uzi gukora akazi neza Chantal akazi kari karamunanishije umwana ngo simwiza ndabikubwira wirukane Chantal ngo se wazanye we ninde cyangwa ni ameze gute yitwa azi guteka yarabizi yitwa Kibasumba ngo iki yitwa Kibasumba ni wowe uri mubatije cyane n'ijya se niko yitwa Kibasumba kere ko cagusumje nyine nusarara neza nyumvira rwose muze muyomba we muyo Kibasumba injamwe se Kibasumba umva yemuko Kibasu ngwino n'umukozi iyo muwe mushima indirimbo n'umukozi kabisa wamubonye uyu ni umukozi ya nice usuru uramuye wamuzana ka Chantal uzubucafu kagira guza ibiryo katekaga reba umwana umeze gutya reba umwana ceceka ngaho tugume kumbwira oya umva ukuntu ari guhumura urumva kera yaguhumuriye none se kubaza wazanye umugore wa kabiri wazanye umukozi wazanye iki muri uru rugo uje we ni mwiza ariko n'umukozi wewe ntugihumura mukarahumura sigaye nkunukira oya ni kuvuga Chantal ako muze rero nawe ninje wavuze umuhumuro tujye kuvuganira mu cyumba shiri wewe niki cyakuzaye muri uru yaje mu kazi yaje mu kazi kandi Kibasumba ikiza kiwe banza oya shiri reka gukomeza sweetheart reka hagarara hano wamwambise na ekuteri zawe oya nubundi siriyaza wabonye umukozi uzambara biriya bintu yarashaje ako shiri zigumanira akakibazo ntunkoreho ejo bundi bazambara intoki uve kuri bya bitoki bya Chantal uri nako mukoraho nta n'isoni ufite ntaheruka kuzireba mu maso yaje gukora uri umukozi umuhoye ubusa yego no mukozi reba ukuntu ari mwiza tu black beauty wibeshe uhindukize n'ijisho ryawe wibeshe uhindukize n'ingohe zawe ndashaka no guhindukira muhindukire sheri ntugire ikibazo se bite byawe nyine ndi kuvuga Chantal yanukaga ntabwo yogaga ka Chantal kari kabi muzateguraga ku meza n'ubwiza bwe bwari burimo oya njyewe ibiryo bye byabaga bitaryoshye rekuza wumva ibiryo mama rekuza wumva ibyo kurya rimwe kabiri gatatu mbari wafashe igikapu oya sheri ntabwo mukeneye muri uru rugo oya kibazo uhitemo umukozi cyangwa uhitemo jewe oya reka maze mwese mugume hano karateranyije karagira muze Imana izoguhana reka muyo ndaje kandi wihangane gushaka nabi ubu umwanya wose
bari ube twariye umva hano uraho gusura imodoka nakubwiye ngo wowe Sheri, ugende ufata igikapu cyawe Oroshye cyangwa ubundi. se musiga kuko uyu ntago yaba reba isuku afite Sheri. mu izina rya Yesu birashoboka ko uyu nguyu yaba ari umukozi none kubera iki ngo ngwiki kubera iki azuza ateka ibintu zo kurya bimeze kakazi ntabwo Sheri mbabarira ufata ikibazo ni ukuri ko Imana nyihangana Sheri wako nawe wawe okay nacho musigarane oya no kuri mbabarira nawe gumahanga duce amazina urahita mu mukozi asohoke mbabarira kuko sinamukunze tugomba gufata umukozi nakunze nawe wakunze namukunze jewe sinamukunze Sheri none se wakumvise amahitamo yanjye n'amarangamutima yanjye Sheri none uhwere tuzajye nimba umukozi ariwo mbabarira akamara shatu gumana n'uyu nguyu dore ukuntu kari kureba genda ufata ibikapu byawe gumahorata Sheri mbabarira ndakwinginze reka tugumane uyu mukozi ndakwinginze abanyigeso mbizi turimo izihe ko ndavugira ibyo kurya azoza yihagira n'abana gashantara abana bari bato hano nta muweza umukozi ufite uyu ni umugore wawe nabibuka ayi wowe Sheri we n'ibabara ryawe Sheri nanjye mu mugore Sheri wawe n'ibabara ryawe nukuri kw'Imana ya nuko gusazi guteka ni na mwiza hari ukuntu afite isuku uragenda uhinduka mbaye nkureba Sheri, uragenda oya, uhinduka oya, mu maso uhinduka, yanjye reka mu nkubaze- maso yanjye reka nkubaze kurashikira ikibazo umukozi kimwe. ese yowe aho umukozi Reka nkubaze ikibazo ngo inzara ngo reba ngo reba ukuntu ngo ateye Oya, ngo reka nahindukire nkubaze ngo urebe ngo ibiki n'ibiki ngo umukozi ngo afite ngo amaguru ubushize wazuga ngo Chantal ngo reba ukuntu kagira utuntu Ntukinyumva. amaguru ya Chantal uyareba Ntukinyumva. hirya Chantal kari kabi rwose kamaze kari bigatuma adakora akazi ke abana bacu bazagaburirwa n'umukobwa urwaye ibihushi ibihushi ibihe ubu ngubu ahubwo uri iwewe wizeye indwara zimurimo uzibona umwita Chantal azateka waretse umukobwa akadutekera none Chantal yatetse umwita mubi nimba na Chantal nimba na Chantal yagaze ateka umwita mubi ariko akawuteka kare akagaburira abana twaravuze tuja kubana ngo tse duhana amarangamutima yanje yumve ukoze kuco kubana uranyibutsa uzi ko abantu bose barambwiye ko kira kiraro ugiye gushaka niki nica amatwi sinumva none hadaciye kabiri kera nibi utangiye kukorera utabikirara tubona niwe gushaka akazi ngire gutunga urugo ngire kwita ku bana ngire guhaha ngire gute numara wewe akazi kawe nukuyebayeba ku masaro de coiffure amasaro yose arimo abakobwa ngo beza ni wowe uyazi ni wowe nza ntakambwira amakuru y'abagore bose ngo beza ngo harunaka ngo yashatse umugore mwiza ngo biki urumva akazi kose uzukora nje no buri cyo ngufasha ntabwo no buri cyo ngufasha she uzu akazi kawe singakana kabone ko guhinduranya abakozi gusa no natekereje kurirukana umukozi uzumwishura natekereje kireka ngufashe ndebe ko twohinduka iyumbaza uramwishura wowe uramwishura bishaje mu kazi usiga unyirukanira abakozi ese haje ngo bavuze ngo yitwa nde kibasumba hanze ako sheri we sheri sheri mbabarira nukuri hanze wewe umva sheri mbabarira nukuri mbabarira pe ihangane bari no kugufata ukabyihorera kandi so nino no kumufata no maso mureka gume mu kazi nukuri mureka gume mu kazi sheri hanze urambabaje mukurikire none haba umugore wa cangeje uzo Sabe ufite n'uburwayi muri wowe kuraja he urambabaje ushaka nabi nukungu kubesha ugarureka Chantal uyu niwe mukozi wo guteka bavugaga uyu hatuma none harira ntabwo mbyumva urugo ni rudasenyuka